ndazamuka noneho ko aya magambo yashize ivuga sinzi ikintu kiri buncemo nimubona ikiniga kinamiye simbizi jara uzi impamvu iyi nkuru igiye kubanza gutitiriza aho uhagaze nirangiza igenda igere kuri Tiger B yamugezeho ni kuvuga ibintu byamaze kumugeraho nzanya amakuru yabaye mu rukerera nirangiza igere kuri muyoboke wanjye arankunda imubage mbabarira iyi nkuru niba ndabyibuka ubwo twakoranaga inkuru nakubwira ngo nge nsoje umwaka ari mu kwa mbere nari navuze iyihe nkuru urabyibuka mvuga ibyo bintu urashaka kubaga manege umva hashize iminsi ibiri nkoherereje ifoto ya Bruce Melody na Kivumbi bafashwe batunguye bari bicaye bicayiranye n'umukire Karomba Gayeri babicaye he byose ni inkuru nibahorana bicaye he ntago mbaza hambaze bari bari kuri airport bari kuri airport bategereje umukire John Calvin iyo si inkuru iyi nkuru igiye gutitiza umuntu bita The Ben abanyarwanda bagiye kuyikunda nzanya amafoto na video ucishamo ifoto ucishamo video bigenze bite The Ben n'umuntu bita Diamond navuze uburyo bafitanye korabo yarabuze yarahiye The Ben yabuze amafaranga noneho kwiyambere yashutinzwe na Karomba byagenze bite mu rukerera itariki 5 mu gihugu cya Tanzania video yangezeho Melody ari kwiciragura avuga ngo nimukureho kamera nayibonye ari kumwe nande na Diamond Platinum wumvise impamvu ugiye kuzamuka nkahita amenagura The Ben arafeirinze kuri korabo none Bruce Melody yamaze kugera muri studio wabibonye bagiye kubyihutisha nyuma y'uko akanu kwa gatanu barekure bombe mbere ya The Ben niyo mpamvu iyi nkuru ndi muri position nziza yo kuyivuga tuba ba mbere aba bavuza nduru bizagende bite bazaze bakopiya ndamenya mbera he bari byinshi byazina nahaye mupenze to ninza kuryiroha biravuga ngo iki TMTC oya nahaye mupenze number 1 rockti iraza gutambuka gute buriya ahubwo nayinzi ko Rocktishian ari umunyamarokete oya ubwo nyine hari n'umuntu wavuga ati nta kantu ka recruitment enda kaza amata bisobanuke ndimi ziratubaga biyakire eske wanje bise baba mukaderoneho uzanya amakuru ebana nanjye nari ndimo nibaza ngiye kuyahera gutya kantu ku kandi nababwira ngo ntago ari igitutsi turabakunda mfite siyara umukada ariko hari ibintu ndarankikiye nyine ndabyumva sibyo reka njye mbyerekanira aha kuri ofisiyeri yego gikada ibyo ndabyumva ariko se kuvuga no gutaruka wenda ibyo turabigarukaho neza ko mu minsi ishize twavuze inkuru y'ibyitandukana rya Muyango na Kimenyi nkabona Muyango aje live ntashaka kubivugaho neza ariko akitsa ku bintu by'ubutabera buretse gato nkumva Dumba araje Dumba ari wagerageje gusobanura utuntu numva twavamo ikintu kivuga ngo iki avuga ati bari abantu buriya ati biriya nibyo bakoze ku bushake ati biriya bari babivuganye ko amafoto Muyango yasiba kubera ko page ya Muyango bagiye kuyikoresha business wari unyiciye hariya mubwira ngo yasibye ukajya unurumbura mu biganiro wajya umbwira amagambo meza atanurumbura mu kiganiro akubwira none se ndi umuvuzase papa kamba wanjye we none se wari ukwebye kuko nari mbihakanye oya man mbona untesheje agaciro nateguye twahanye umwanya ndana none se nawe ugutesheje none se navuye mu kiganiro oya warongeye kigarukamo kose nyine bigenze bite ngamereza ijambo basi umwanya n'uwa umukada urakoze cyane nasoje mvuga ngo Imana idufashe Muyango n'uwanjye Kimenyi n'uwanjye basi ibi bintu bigende neza birangire neza ese kugira intangiriro nziza ukagira iherezo ribi bimaze iki kugira iherezo ryiza waragize intangiriro mbi nibyo byiza ibyiza rero nuko basubirana ibyiza nuko ntago ari bo ba mbere baba bagiranye utubazo tugakemuka mani ariko reka mvuga ibintu bingahe ikintu cya mbere naravuze ngo Muyango Claudine ni mwiza mu buranga yabaye Miss Photo
aho nakubwiye baburetse mfite ibintu byanjye ngiye kuvuga wambwiye ko ari ndi umurenze mu gihugu ntawe nakubwiye ariko nakubwiye ko uri gukoreshwa n'irari ubwiza reka nkubwire mukadamani yenda haramfite ibintu by'amafone nshigati ubwiza ntabwo tuzamukane ntabwo bugenwa n'umuntu ni public judging kandi noneho yagiye no muri iryo rushanwa ibyerekana basanga pozinga neza aba na Miss Photogenique yego rwose rero icya kabiri Muyango afite igikundira ari mu bantu baje muri showbiz bahita bitereka ku mafaranga menshi ku mafaranga meza akorera ahantu hatandukanye ari muri iyi kariyeri uri kumva none umuntu nk'uwo wo muri showbiz ahubwo numvise banavuga ko aribwo bwa nyuma nga hostinze ngo nyuma y'iki gihe atazongera aho nyumvire ko sagiye kuba nka Pastor Mutesi wavuze ngo ntazagaruka kuri YouTube none se niyadushimishaga ntiyatunezezaga cyane yego icya kabiri rero afite icyo gikundira abanyarwanda baramukunda mani biragoye ariko nanone Jaras kuri iyi mihanda wirirwa ukegeta abantu ni ibisanzwe wenda ni kariyeri yawe ko nk'umuntu uri muri ibi bintu agomba kujya yumva ko banamuvuga ni ibintu byiza ni ibintu byamwubakiye izina iyo abantu batamumenya ntabwo bari kuri iyi kariba icyo tumwifuriza nuko bigenda neza si uko urugo rusenyuka si uko yenda umwe yajya undi akajyaha ariko umuntu yajyana hariya abantu bakamwunga ubu se ko namenya amakuru y'abantu bamubwiye ngo ukoze ikosa rikomeye witeje abanyamakuru aho ukoreye ibi bintu akawunti none si byo sinabyumvise birabyo kugarura amafoto se inama njye nanze kuvuga abantu bari muri ya nama y'abantu bane nibisanzwe mani natwe batugira inama nawe bakugira inama ahubwo icyo tuba tuvuga nk'abantu bakundaga iyi couple nk'abantu bafite YouTube channel bafite ibiki twabifuriza ko bigenda neza ariko nanone namenye undi muntu se kandi akirarebe none se mbigenze wari wowe undi muntu mbona se ari utangizwa na A na G na S ibikisi mba ngira ngo mbereke man iyi showbiz ni yacu uwo muntu kazi muri Amerika baburetse ja kazi bibaho man iyi nkuru si mbonye ari umukenyezi umva nkubwire mbonye atari mu umva yitwa A na G na E nibiki baburetse nkubwire muri Amerika umuntu araza agakora podcast akaza akamena showbiz ariko hano ikintu cyose koko showbiz yacu ni ukuregana ijwi ntabwo mbona ari wo muti koko ntabwo ari wo muti ku bintu byabaye si wo muti ariko nanone tukavuga ngo sibyo twashakaga nubwo muri abastari kandi hari igihe abandi bo ubona banabipanga ukabona na amaplanka byo byaba bigayitse ukabona batiti n'abanyambo bakoze ibiki nyuma bakagaruka bakagira gute yenda iyo bibaye too much abanyarwanda baza ubwenge iyo babeshye kenshi ni nka bimwe by'abahanzi nkubwira bagura ama views bikaza kugeraho YouTube nayo ikavuga ati dore urazambije havuda komeretse ntakomeretsa shobuja wawe shobuja wawe niwe wenyine uzigura wenyine se nago grand frère wawe nawe ari uwo mujyo yiberamo sheri wawe se se mwamenye ko Harmonize niwe rero umodo wabo waberetse uko ibintu bigurwa ariko jaragaya grand frère wawe nimba n'aba content creator ba boosting bakirirwa bagura ngo bagaragaza urwego rutabaho areba imyaka Jackson yakoze so wambwiye ya password yo ku Gisozi se none se mba mbeshya ejo Junior yaramamagara ambwira ati namba wani rocket nibiki turabemera